Mu gice cya kabiri duherukana Felix agwa gitumo Lily ari gupakira. Ese byagenze gute? Reka dukurikire igice cya gatatu. Urugo rwari rwuzuyemo umunezero, imitako. Aka kanya rwahindutse akaduruvayo. Ibitari hasi biri hejuru, ibyari hejuru biri hasi, ibindi hanze y'inzu. Lily akomeza gupakira muri varize ye. Urabona ko ashaka gusiba ikintu cyose kimwibutsa ko ahantu yahabaye. Felix niko kumubaza ati ese Lily wataye umutwe cyangwa? Nagiye akanya gato, none niki kiri kugutera kwitwara gutya? Mu gukomeza kwihagararaho kwa Felix ati ngo isaha imwe ube warangije gusubiza buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Lily nawe yari amaze kurangiza gupakira ibyo yapakiraga. Nuko arahaguruka gake areba Felix mu maso n'uburakari bwinshi bwuzuyemo n'iseseme. Felix amukubise amaso abona ko yahindutse. Mu ijwi rituje Lily nawe ati ese Feli n'ubu nturabona ikijya mbere? Nagira ngo nkwibutse ko ikirahure kimenetse kitongera guterana. Felix yatangiye kubona ko amazi yoga atakiri yayindi. Ati ubwo ushatse kuvuga iki? Lily kwihangana byaramunaniye, akabona Felix ameze nk'uri kwiraza i Nyanza. Ahari yiyumvishaga ko abagabo nk'aba batajya bamenya ko bashobora gukosa. Bikaba akaba mugani wa Kinyarwanda ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Lily yakomeje kwitegereza Felix kuva hasi kugera hejuru, ari nako yibuka ibyo Felix yamukoze. Ati Feli, ku bukwe bwacu wansize. Unsiga ubukwe bugiye gutangira. Wansebeje imbere y'abantu bose. Wansebeje imbere y'inshuti n'imiryango. Wandagaje icyubahiro cyanjye. Basi si ibyo byose urumva uburemere bwabyo? Ese Feli, ujya gukora ibi byose wigeze untekerezaho? Wansebeje birenze urugero. None uratekereza ko ndi igicucu cyangwa ndi agapira bakina? Ibi byose Lily yabivuze areba Felix mu maso, ubona yarakaye kandi mu maso huzuyemo amarira n'umujinya mwinshi, ku buryo iyo biba ibishoboka yari kumuhekenya yarangiza agacira imyenda n'udukweto. Felix nawe yumvise yakosheje, gusa kuri we byari iby'akanya gato kuko n'ubundi si rimwe si kabiri yari amusize akisangira Joan. Yari abizi ko ahora amubabaza kandi yataha akamusaba imbabazi bakiyunga bikarangira. Ntiyabonaga ko iby'uyu munsi bitandukanye n'ibyashize. Uko yari yirakaje akaba wamugani ngo ikurira abanika kurusha kurakara, yatangiye gucururuka bya nyirarureshwa. Atangira kwisekeshwa. Ati sawa Lily, ngaho nakurakaje. Ni ukuri ndabyumva, ariko ntabwo wagakwiye kuba witwara gutya. Ngaho reba uko wagize inzu yacu. Ibyo yabikoraga yisekeshwa, ariko yegera Lily atangira kumwikoreshwaho ngo arebe ko yamugusha neza, ariko abigerekeshaho utugambo twiza. Ati come on Lily, ni ukuri cururuka, gabanya uburakari. Reka tureke gushwana, sibyo? Reka basi tubikore gutya. Reka duhitemo undi munsi tuzakoreraho ubukwe, sibyo? Umunsi mwiza, ndagusezeranya ko nzagukorera ubukwe bwiza bw'amateka. Urabivugaho iki? Lily yarabibonaga ko utwo tugambo ari utwa nyirarureshwa, twuzuyemo uburyarya n'ubugambanyi. Ariko Felix we yatekerezaga ko Lily ari buze kugwa muri uwo mutego. Ariko se yari kubuzwa n'iki gutekereza gutyo, ko ariko ibintu byahoraga kuva na mbere. Lily yari yaramuhaye amahirwe menshi mu rukundo rwabo, gusa Felix akayaterera inyuma. Gusa ubu yumva nta cyubahiro kimugomba. N'umujinya mwinshi yahise afata amaboko ya Felix ayihubuzaho. Ati Feli, twumvikane, ntiwongere kunkoraho. Urankoraho nkumva ngiye kuruka. Felix yabaye nk'ufashwe n'ibinya, kuko kuva yamenyana na Lily nibwo bwa mbere yari yumvise iravuga gutya. Lily ati Feli, ubukwe bwarangiye inshuti. Nta gahunda mfite yo kongera gukora ubundi. Icyanzanye hano ni ugufata icyitwa icyanjye cyose nkigendera. Felix ntiyumvaga uburyo Lily amukatiye. Mbese mu mutwe ntiyari yakabikuriye neza. Ngo kigendera? Lily ati cyane rwose. Ati aka kanya tuvugana ahubwo.
Felix yahise aturika araseka kuko yumvaga ibyo Lily ari kumubwira ari imikino atujya ahise. Felix yavugaga ibi kuko yari abizi ko Lily nta muryango yagiraga, yewe nta na mwene wabo uretse aho babanaga nta kindi kintu Lily yagiraga. Mu myaka 5 bamaranye, isi ya Lily yari Felix, niyo mpamvu yumvaga icyo yakora cyose Lily atatinyuka kumusiga. Kuri we yibwiraga ko kwisaza kose Lily ari kubikora kugira ngo arebe ko Felix yaca bugufi akamusaba imbabazi. Felix agiye kugira ikindi avuga, ijwi rituruka hanze ryahise riza. Feli, ntiwambwiye ko hari utuntu wari ugiye gupakira ugahita uza tukagenda? Ko watinze? Uwo nta wundi ni Joanna wabivuze yinjira mu cyumba. Agihuza amaso na Lily, Joanna ati Lily uri gukora iki hano? Lily n'agasuzuguro kenshi nawe ati aha ni iwanjye ariko. Ni ngombwa ko nkusobanurira icyo nkora iwanjye? Ahubwo ikibazo urakora iki aha ngaha? Joanna yahise agabanya amashagaga. Ati nyine narindi gukata imbuto by'impanuka nikeba urutoki. Urumva Felix yarampangayikiye ko yaza tukaba tubanyeho iminsi mike akareba ko nakira. Akiri kwisobanura abona valise iteretse iruhande rwa Lily. Mu kwiyerurutsa ati Lily ibi ni ibiki uri gukora? Warakaye? Ni ukuri niba waturakariye ntibikwiye. Basi niba twakubangamiye ni ukuri nkusabye imbabazi niba ari byo byakemura ikibazo, ariko nta mpamvu yuko byagera aha ngaha. Lily ahekenya amenyo n'umujinya mwinshi yegera Joanna. Turashaka gusaba imbabazi? Bya nyabyo urumva ushaka gusaba imbabazi? Joanna ati cyane rwose, niba ari byo byagufasha ndabikora. Lily n'umujinya mwinshi aturabuzwa n'iki se? Gusa niba ariko uri kubikeka reka mbigufashemo. Yamanitse ukuboko rwiza rwirangira nk'inkuba ikubise mu matama ya Joanna ngo pya! Amagambo ashira ivuga sinjye wahera. Tuzahure mu gice cya 4. Sawa naho utaha. You left me standing where we used to stand. You said forever, then you turned away.